hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Akubunje feda to. Ewe data wimbwira Yesu we. Uburi ikintu cy'amasaha y'akazi kuyahindura ni byiza pe. Cyane rwose. Niba biradufasha. Abantu turi no kubimenyera. Umuntu akajya mu kazi yaruhutse. Ameze neza. Nta kibazo cyo kugenda ngo ajye mu ntebe ajya asinzira yo gutanga serivisi. Afite fresher. Si ibintu byiza? Cyane rwose. Ariko ikibazo gihari nubwo byahindutse no gutanga n'umusaruro. Abantu ntabwo bashaka guhinduka. Cyane. Niba umuntu yarajyaga mu kazi mu gitondo saa 11 yifubitse yambaye agakote ameze neza, imbere harimo ishati, harimo umupira w'imbeho, harimo agasengeri, ugasanga arifubitse mbega nyiri furu kugira ngo imbeho itamwica azinduke hehe mu kazi. None bahinduye amasaha, ntimushaka guhindura imyenda. Aracyambara kwa kundi, arakaraba umugabo mwiza rwose ushimisha Imana n'abantu. Yarangiza akambara agasengeri, yabara ko amagase yaterekaho agatishati, yashyiraho agatishati agashyiraho ishati, agahita ashyiraho umupira w'imbeho, yamara gushyiraho umupira w'imbeho agashyiraho akajire, yamara gushyiraho akajire agahita ashyiraho ishati nyuma y'umweru, agashyiraho runiga, agahita ashyiraho karuvati inyuma, akarenzaho ikoti, ngaho agashyiraho inusu ya gikotori, akitotobeka mu maso, akisiga koko. Yibagiwe yuko mu kazi atari rwongera kuzinduka, ari bugende saa 3 mugahura saa 3 ukavuga ndimo nderekwa. Ese umuntu acuruza amandazi, ese umuntu ni mucoma wenda n'amavuta y'inyama, ukavuga umuntu icyokere ni cyose arahumeka yahagira cyane. kuvuga ati umuntu ararwana n'iki koko? Nawe mudamu ugasanga yambaye wenda umwenda runaka imbere yashyira agakora, amaze gushyiraho agakora ashyizeho itiriningi, yashyira itiriningi agashyiraho ipantaro nziza cyane yitise, yamara gushyiraho itise agashyira igitenge, akabatenjeho igitenge n'agakanzu tayari akanahamba akitandira mu mutwe cyane. Ukavuga se mu by'ukuri aka kazi kazakongera umuntu arakabasha? Yibagiye ko akazi kari butangire saa 3 kumbe mu gahoro kasanga icyuya umuntu. Mbega mu by'ukuri imyambarire imwe atugora pe. Amasaha yo nta kibazo turi kuyamenyera, ariko abantu muzirikane yuko amasaha y'akazi ko yarahindutse, n'imyenda tugomba kuyihindura. Witwa imyenda yo kwifubika imyenda 40 kuko ntabwo uri buzinduke cyane ngo itotobeke none nayo mavuta ngo ugiye mu kazi muri office. Si ibintu byiza cyane, bitari ibyo. Ibi rwose bigomba guhinduka, bihinduke rwose, bigomba guhinduka.